ba Preskite barimwo ba Ndimbati barimwo twabaramukije kandi bararamutsa abanyarwanda bose barakumbuye ubuzima bwo hanze ameze neza no Ndimbati se yandara cyayifite yaragabanutse urumva umuntu ari hariya ntaronka ibintu arya neza nka hano ariko kandi ntacabaye arakira abantu bose naho ataronka ukuntu atuvugisha twese ntabwo yishisha aravugisha n'abantu bose ahubwo banashaka yarabyakiriye ameze neza umugani w'abasitari ngo ntasheni idacika nta muntu adakenera ubufasha sifite umuntu nk'iya wewe arakumbura kumva umuntu avuye hanze ukuntu ameze Muranzi yasi na Mitso Boy P Onika Swedi si Viton to Domo Show Busy Home of Vibe Home of Happiness inzu ya byose anga turi kuri gereza ya Nyarugenge iherereye imageragere aho twaje gusura abantu gusa duhuye n'umukobwa mwiza nawe uvuye hanga muri gereza tuyabe tereka tuganire nawe atubwira ibyo yajemo ushiki wanjye mwiriwe neza mwiriwe agufasha kamikoro nk'umuntu nubashye cyane murakomeye n'amahoro nje nitwa Onika mwitwa bande nitwa Murebwere Chantal Murebwere Chantal yego Chantal ukomeye se ndakomeye n'amahoro murasa neza by the way merci okay mwambaye agapfukamunwa se byari bimeze bite kwinjiramo ntago bikemewe kwinjiramo ntago apfukamunwa mwambaye non bigusaba kuba wipimishe test covid ukaba wambaye mask kandi ukayambara neza okay kugira ngo utanduza busanze covid igasubira ikabyuka birumvikana gusa nanjye ko nipimishe ngasanga ndi muzima nayo bakaba bagupimye ugasanga uri muzima dushaka ibintu wagakoramo kugira ngo tuganire bimeze fresh ariko ushiremo distance irimo rwose ubona itarimo se kaza kuri Big Town merci kuri gereza waje gukora iki naje gusura aba friend banje barimo baba bakeneye umuntu abageraho n'abandi bataronka abantu babasura aba friend banje n'abakobwa n'abahungu baravanze ariko no munsi wari w'abahungu wari kote y'abagabo abantu basuye se kubavuga ni ngombwa cyangwa no nibaza ko atari ngombwa sauf ko hariho abandi tuba twahuriyeyo bazwi cyane ba Preskite barimwo ba Ndimbati barimwo twabaramukije kandi bararamutsa abanyarwanda bose barakumbuye ubuzima bwo hanze Preskite abonye ameze ate ameze neza arasa neza kandi araho ubonye afite yasore bubogari ego vraiment ameze neza no Ndimbati se yandara cyayifite yaragabanutse urumva umuntu ari hariya ntaronka ibintu arya neza nka hano ariko kandi ntacabaye urabona ko bafashwe neza wabonye muri societe ameze ate wabonye muri societe abantu bamukimusha badukira cyangwa yibaye nk'ibisumiza ego cyane ego natwe turamubona tugapepera akaturamutsa kandi arakira abantu bose naho ataronka ukuntu atuvugisha twese ubonye se atagira kwishisha kuvuga wenda ngo ndi umusitari ntabwo yishisha aravugisha n'abantu bose ahubwo banashaka bose urahaze ubushaka mukiganirira iyo yasohotse ari aho uramuvugisha uramuramutsa akakwishura hari ikintu mwavuganye se twamusuhuje tumuha courage igihe nikigera nyine umugani w'abasitari ngo ntasheni idacika byabera kidacika ntayibaho idacika nta joro ridaca yego surani yara karizacika ntawamenya ujye usengera abantu bari muri gereza kandi umwanya muremure urumva hariho abameze nabi hariho abarwariyemwo ariko barabavuza ariko hari abataronka babageraho aba bose babakere no kumva ko hariho umuntu yakwibutsa akagusura byonyine ababishoboye baje basura abantu bari muri gereza haba hari ubutumwa bwihariye Preskite cyangwa se Ndimbati ubwira abanyarwanda oya ntago bantumye aho nabangiye mu bindi ariko sauf kubonana nkuko ari abasitari nyine twabasura nkuko twagiye gusura abacu nta bundi butumwa bwihariye gusa nyine bameze neza icyo nico nshobora kuvuga cyonyine ako nge nibaza ikintu ngo wagiye muri gereza hari ukuntu ushobora kubona umuntu nubwo yabafunzwe wagiye nko gusura undi muntu uvuga urugero gusura umuntu yitwa Emmanuel n'urugero wakwibonera Ndimbati ugatuva kuri Emmanuel ukaba ugiye kureba Ndimbati ukibagirwa umuntu aje gusura ntabwo byaba byakubaye oya ntushobora wari kwibagirwa umuntu yakuhagurukije
ntabwo ushobora kwega umuntu yaguhagurukije agaho kandi kurangara se kurangara ntikabura ariko uba uzi icyaguhagurukije kandi umuntu uzi ntushobora kumwirengagiza yego niko ni wabonaga Ndimba atagaragara ate mu mpuzankano y'iroze yarabyakiriye ameze neza ameze neza umusore wajya gusura umunsi ni umukope cyangwa ni brother ibyo biri private private bizere ko atari umukope pe ni inshuti ni inshuti ni inshuti harya iyo gusura muri gereza rwo kujyanayo ibiryo biremewe oya hari ukuntu iyo ushaka kugira ikintu ufasha umuntu ari muri gereza hariho code ya prison urarungika momo irakora code ya prison ntayo nibuka mu mutwe ariko nta muntu atayibona hama ukariho iyindi nimero ya mobile money wandika ati ni jewe kanaka ndungikiye amafaranga ya naya ugashiraho izina ry'umuntu warungikiye aramugeraho neza cyane urumva ko ikibuga cyangwa se ikigo cya RCS Rwanda Correction Center gikora neza cyarabohereje kugira ngo mujye mufasha abantu bari muri gereza ukeneye kumufasha kandi bakeneye gusurwa hari akantu bavuga ngo n'ufashwa yafashe ariko ku muntu kumva bamugana yawe uti hama arumva kuvuga ikirundi wavuye Gitega na Bujumbura bimeze bite niho twavukiye famiye iracariyo turino karancika nkakavuga none se umuntu ufunze ni umunyarwanda cyangwa ni umurundi ni umunyarwanda yego okay ni byiza cyane burya uyu muntu akubonye umuntu nkawe ni gake ubona umuntu w'umukobwa bajye gusura abantu akenshi usanga basurwa n'abamama n'abapapa umutima nk'unguyu w'urukundo w'umuntu wo kumva ko wajya gusura umuntu wowe utagiye muri bya make up ngo wise gusohoke ukura he nibaza ko hariho ibintu bidasaba ko urinda kubyiga biba bikurimo hariho n'ibintu nta muntu adakenera ubufasha sefite umuntu nk'iya wewe arakumbura kumva umuntu avuye hanze ukuntu ameze hanze ntabwo mvuga hanze y'igihugu avuye mu gihugu kubera hariya ntabwo bakihita mu gihugu abantu barimo hariya ntabwo bisaba ibintu birebire ntabwo bisaba kuba wifite ntabwo bisaba ni juste kuba wipimishije covid ugatwara maske nk'iyi nta kindi bisaba ni umutima gusa abasore mu Rwanda bakeneye abagore nkawe turahari gusa ntababwira nimero yawe umuntu wagushaka akanimero akayibona agenzwa niki ashaka kuntuma ku muntu ashaka kwandikira akabona nimero yawe uraza kubibashiriraho ntacu wabibabwira nyine ubwo nibagiwe 0788 73 09 kandi ni byiza gufasha umuntu wese ababaye ego muri mobile money bien sûr ni Murebwayire Chantal nkuko nayavuze Murebwayire Chantal okay turi kugana ku musozo hari nk'abasitari bo mu Rwanda ukunda abasitari bari mu gihugu nkumenya cyane abantu bo muri gospel uba nimbonye nambonye arimo n'aba Papi Clever barimo na madamu hariho Ben na Chance turanasengana muri Foursquare Prosper Nkomezi bose ndabakunda bo muri gospel ego ninde washyira ku mwanya wa mbere muri gospel mu Rwanda bose baranyaspira bose groupe ya Daniela na James ego na Papi Clever iyo ubona nziza ni bose bakorera Imana bose bararirimba bararamya barahimbaza nta na concert yabo nshobora gusiba kiretse ntarino akaguhitishamo nabatumira kugira ngo byinshi akuririmbire tumane byinshi naho kugira mbonye akuririmbe barimbirwa nande nabura shwa wavuze ngo urahitamo kutabihitamo ubukwe burasiba byamfata umwanya ego byamfata umwanya iyo ngiye gusoza ikiganiro cyanjye ngira icyo bita challenge nkubaza ibibazo bitatu bisanzwe humura n'ibisanzwe nk'amagambo akasubiramo cyangwa se ibisanzwe n'ibintu byoroshye cyane basi umwaje ngo perezida w'u Burundi ninde uba byakunaniye bitinya ibyo ngibyo urabitinya okay no nkubwira ijambo ngo risubiremo hari ikibazo ngo tukavurima bakubwira ngo subiramo wenda ngo enchasser chasser sans socher Zikora ko nziza zitakavuze
so mama si mushiki wanjye ndetse ko atarubaka akantu kabamara kubera icyubahiro nk'abantu hari igihe gakunda kunzamo ndagushimiye cyane kuba wemeye kuduha umwanya tukaganira murakoze nawe gukomeza kugira umutima mwiza ufasha unasura abantu turifuza abagore nk'amwe pe Imana ibimfashe dore twarababuze Imana ibimfashe abenshi basigaye babona abantu bajya ku gisimenti gusa ntibabona abantu nk'aba ngaba bafasha ibi birakenewe ku gisimenti abenshi bikundira kujya ku gisimenti naho kamara biririmba nabo ntitubibabujije umuntu wese agira ikimuryohera ariko biranezeza umutima kubona hariho umuntu anezerewe kubera wewe kubera hariho ikintu ufashije umuntu agashima Imana kubera wewe ese wambaye n'agasarabadisi merci mwakoze cyane ndi umukristo murakoze nawe ndi umukristo ndi umwana w'Imana wakijijwe ako ni badukamera turi kugenda nka gutya ndebe ngaraga couple yanjye nawe yayimeze ite yayimeze ite murakoze